Ibihe byiza nshuti bakunze ba Isange TV show, twongeye kubasuhuza kandi tubaha ikaze aho muri hirya no hino. Amazina yanjye nitwa Diane, ninjye tubana kuri iyi channel yacu ya Isange TV show, aho tubagezaho ibiganiro byiza bivuga ku mirire n'uburyo bwo kuyinoza kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza. Uyu munsi rero abenshi ikiganiro nabazaniye muraza kugikunda cyane kuko tugiye kubabwira ku kiribwa cyiza n'uburyo wagiteguramo bwiza byatuma urushaho kugira ubuzima bwiza. Cyane cyane muri ibi bihe by'iminsi mikuru turi kugenda tuvamo, aho abantu benshi baba barakoresheje inyama nyinshi n'ibyo kurya bikaranze mu mavuta menshi, ariko uyu munsi ngiye kubagezaho ikiribwa cyoroshye, kiryoshye kandi cyiza ku buzima, by'umwihariko kuba kirimo cyangwa se gitegurwa na amavuta make ugereranije n'ibyo tumaze iminsi dukoresha mu bihe twizihizagamo iminsi mikuru. Icyo kiribwa nta kindi rero ni ibijumba byokeje mu ifuru. Ni ikiribwa gikwiriye abantu bose, abana, abakuze ndetse n'abita ku mirire yabo ya buri munsi. Twatangira wibaza ngo ese ibijumba ni iki? Ibijumba ni imboga cyangwa se ni imbuto zikomoka ku mizi. Zikundwa cyane mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ibiribwa byinshi byokejwe cyangwa se bikunze kuba byateguriwe mu ifuru bikunze gukundwa cyane, ariko noneho uyu munsi twabazaniye ikiganiro ku bijumba byokejwe mu ifuru. Aho byotswa ariko bikagomeza bikagumana intungamubiri zabyo kandi bikaryoha kurushaho cyane. Aho rero twabasobanuraga ibijumba icyo ari cyo ndetse n'intego nyamukuru y'ibijumba byokejwe mu ifuru. Reka twihuse ngira ngo twarabakoreye video itubwira ku kamaro k'ibijumba n'intungamubiri zikubiyemo, ariko mu ncamake mbere yuko tukubwira kotsa ibijumba byawe mu ifuru, reka tubanze tukubwire akamaro k'ibijumba mu buzima bwa buri munsi. Ibijumba bifitemo vitamine A ifasha amaso ndetse n'ubudahangarwa bw'umubiri. Ibijumba bifitemo fibre ifasha igogorwa, bityo rikagenda neza cyangwa se rikaba ryiza. Ibijumba dusangamo energy zisanzwe cyangwa se kuba bitanga imbaraga ku mubiri. Harimo isukari isanzwe itangiza umubiri nk'isukari ikoze mu nganda cyangwa se yakorewe mu nganda. Ni byiza cyane ku bana bakeneye gukura neza, abantu bafite igifu cyoroshye, abashaka kugabanya amavuta menshi n'isukari. Ibijumba ni byiza cyane kuri abo bantu. Reka turebe rero uko ibijumba byawe wabyotsa mu ifuru cyangwa se uko ugomba kubitegura mu gihe wapanze kubitegura cyangwa se kubirya byokejwe mu ifuru. Ibyangombwa, ikintu cya mbere ni ibijumba bisukuye neza, ubwo wabyogeje wabikoreye isuku ihagije cyane. Akayiko gato k'amavuta cyangwa se k'amavuta olive oil, turayazi dukunze kuyakoresha cyane mu ngo iwacu, cyangwa yandi ariko make. Umunyu mukeya, ushaka tungurusumu powder cyangwa se black pepper nabyo ubishyira hafi yawe kuko uza kubikoresha cyangwa se ubikenera. Noneho reka turebe uko bikorwa. Oza ibijumba byawe neza, ubishishure cyangwa se ubihate niba ariko ubishaka. Bikatemo uduce duto tudakabije. Bishyire mu gikombe, ushyiremo amavuta make n'umunyu muke, ngira ngo ubwo ni ya mavuta ya olive oil twababwiye na wa munyu mukeya. Uwuvangemo muri bya bijumba ushyize mu gikombe cyawe. Bivange neza. Numara kubivanga, bishyire mu ifuru ishyushye ifite ubushyuhe buri ku gipimo hagati ya degree Celsius 180 na 200 mu minota 30, hagati ya 30 na 40. Bihindure hagati kugira ngo hose bishye cyangwa se bize gushya impande zose. Iyo birimo kotswa bifata ibara rya zahabu kandi bikarushaho kuryoha cyangwa se bikanarushaho guhumura. Ibara rya zahabu ni rya bara rikwereka ko ibijumba byahiye, ngira ngo uraribona kuri screen yacu iyo byahiye uko bihindura ibara kandi bikarushaho guhumura kubera bya birungo by'ibanze washyizeho. Rero ngira ngo nk'uko twari tubabwiye, noneho reka tubabwire itandukaniro ry'ibijumba byokejwe n'ibyakaranzwe mu mavuta. Ibijumba byokejwe mu ifuru biba bifitemo amavuta make
kandi nanone bigira digestion nziza cyangwa se igogorwa ryabyo riba ryoroshye cyangwa ryoroheye umubiri. Ikindi kandi ibijumba byokejwe mu ifuru ni byiza ku mubiri. Reka turebe nanone tutibagiwe ko ibijumba byokejwe mu ifuru biba biryoshye, bihumura neza cyane kurusha ibyatetswe mu mavuta cyangwa se ibyatetswe nk'ifiriti. Reka turebe noneho ibijumba byakaranzwe mu mavuta byo uko biba bimeze. Biba bikoranye amavuta menshi. Ikindi kandi nanone bitandukanye ku ntungamubiri cyane ko amavuta aganza za ntungamubiri ziba ziri mu bijumba wateguye. Ngira ngo twababwiye ibyo wongeramo bike, ushyiramo amavuta make, ibindi ifu ikabyikorera. Kandi nanone ya tungurusumu washyizeho, ya black pepper washyizeho, bituma birushaho guhumura neza. Kandi tubibutsa ko n'iriya tungurusumu nayo ifite akamaro, ngira ngo nabyo tuzagenda tubibabwira. Ahangaha rero ndi wowe nahita mpitamo kujya nkoresha ibijumba byokejwe mu ifuru. Ni byiza ku bana, abakuru, ingeri zose. Muri ibi bihe rero tumaze iminsi turyoherwa n'iminsi mikuru, guhitamo kotsa ibijumba mu ifuru byarushaho gutuma wongera kugabanya amavuta menshi umubiri wakoresheje ubwo twaryaga amafiriti menshi, inyama zakaranzwe, ibyo kurya bitandukanye byakaranzwe. Uyu munsi wahita uhindura ingamba, ibijumba byawe ukajya ubyotsa mu ifuru, bityo kugira ngo n'amavuta abe make. Rero ibijumba ni byiza cyane. Impamvu ubikwiye muri iyi minsi, biba biryoshye kandi byoroshye gutegurwa. Biba bisa neza ku meza y'iyi minsi tugezemo. Biribwa n'abantu bose, ntabwo ari abantu runaka babyemerewe, ahubwo biribwa n'abantu bose. Bikoreshe kandi binagufasha kutarenza urugero mu biryo bikaranze cyangwa se mu biryo birimo amavuta. Reka tubahe inama z'ingenzi kuri iki kiribwa cy'umunsi. Inama ya mbere, ntukoreshe amavuta menshi mu gihe urimo gutegura ibijumba byawe. Ngira ngo aho twababwiye ushyiramo akayiko k'amavuta ya olive oil cyangwa se andi ariko make, koresha amavuta make. Shyiramo imboga ku ruhande, cyangwa se igihe ibijumba byawe bimaze gushya utegura imboga ku ruhande, utegure salade iza gutuma ubasha kumira neza bya bijumba, ndetse ku ruhande utegure n'umutobe w'imbuto. Ibyo byose ni ibigufasha. Ku bana bato bimenagure neza kugira ngo babashe kubirya byoroshye. Birye bishyushye ariko buhoro, bitagutwika ariko nanone bidahoze. Ibi ngibi bizagufasha kumva uguwe neza, umerewe neza mu mubiri. Tugana ku musozo rero, bakunzi ba Isange TV Show, ibijumba byokejwe mu ifuru ni urugero rwiza rwerekana ko ibiryo byiza ku buzima bishobora no kuryoha, cyane cyane muri ibi bihe tugezemo, ndetse aho tunamaze igihe kinini twizihiza turyoherwa n'iminsi mikuru. Ni byiza rero ko ibijumba byokejwe mu ifuru byongera kukwibutsa ko bishobora no kuryoha ariko bigasigasira imibereho y'umubiri wawe. Rero niba wishimiye iki kiganiro, ibuka gukanda subscribe, uduhe like kandi usangize n'abandi video, ubwo niko gukora share. Murakoze cyane, tubonane mu kindi kiganiro gikurikira. Turabakunda cyane. Ciao ciao.